ariko se bakristo bavandimwe reka mbabaza uyu mugabo mujya kumwimika mwaramunyambuye mbimenye niyakire menye ko ndi ingaragu se hari ahandi wigeze ubyumva rero ndashaka kubimenya niba mwaramunyambuye niba ndi ingaragu ntangire niyakire kuko uyu mugabo abyuka umuseke utambitse agataha imbwa ziva mu bakane urumva aho yakagiye ku isoko ngo byibuze avoma utuzi asige nanjye nishimye ari aho ngaho gusa ngo yagiye gusenga ibyo ngiye nabivamo byakunda ntabwo byashoboka ese yari gutanga icyigishwa ari kwigisha abantu hari amasomo asimbuka wenda ntajyanye n'ay'urugo washya gutese kandi urumva hanyuma se ubwo ngabo yirwa ahugura babwira ngo amahugurwa bahugura ubwo abahugura iki mubi wakumva uvuga gutyo ubundi umugabo mubi ndi umugabo mubi koko nakubwiye ngo ntabwo uva ahangaha waretse ntabwo uva ahangaha rwose reka nkubwize ukuri ntabwo waretse tugashaka ijuru ko ijuru ritagurwa ko ijuru ritarangurwa mutubwire ikintu mwapfuye mwatubwiye icyo muduhishe mutubwire icyo muduhishe wa mugani uyu mugabo umva agenda bucya inyoni zivuga urumva yanatakaza yihirika nk'intumbi ukagira ngo ni ikindi kintu aho abyukiye nabwo akabyuka ajya mu cyumba ngo agiye mu cyumba cy'amasengesho akarara asenga bukarinda bumukeraho uyu mugabo sinshobora kumubona ndara nipfumbase mbugacya nipfumbase nkirirwa nipfumbase nta kintu na kimwe ndashaka kumenya ese urwo rusengero aho bamwimikiye niho yagiye kibona umwe abimuboneka rimwe muri uru rugo urumva nta kintu akora nta nshingano z'umugabo ntaki ngenda ashaka kumenya niba mu masomo atanga niba mu masomo yigisha asimbuka y'umuryango cyangwa y'urugo ntabwo ndi kugusebya ntabwo ndi kugusebya wari wabwirirwa muri iyi nzu ariko ibyo ni ibiki kurya iwacu ntabwo naryaga iwacu naryaga wihogora twumvise turi bakuru nta kintu ngo ni amateraniro ngo amasengesho yatagiye mu dusenge pasi none se ntabwo wansengera reka dusenge rwose nikoye ngubu niba byari bimeze gutyo mu rugo iyo tubwira ko twese dukuze nibura tukajya tugushakira umwanya ukaza umwanya si umwanya ngiye nabuze umwanya nyine ukaba none se ubwo ntabwo wumva ikibazo gihari ikibazo n'ucyuma ese madede buri nta n'akarima gukorera hano mu rugo akarimo n'akantu na kamwe agufasha nibagira ijambo ry'Imana rivuga ngo twigishe kubara iminsi yacu bituma dutunga imitima y'ubwenge ubu iminsi yanjye nipfusha ubusa nirwa mu rugo nkwiye kugenda mvuga ijambo ry'Imana urubatse nta karimo hano urubatse nese gukora umurimo w'Imana bikuraho inshingano urubatse ubu ntabwo wumva urabona turi abana ubwo ntabwo wumva ariko kubwira ati ntabwo ugera ku mugezi nibura ngo umusigire amazi asigare yishimye nibura uturimo two mu rugo dukore yishimye icyo ni kimwe ubwo urumva mu rugo haraburamo amazi icyo si cyo cya mbere uri imboneka rimwe arongera aravuze ati uri imboneka rimwe niyo uhari abagona ubugona cyangwa se uri mu cyumba cy'amasengesho none si icyo adataka ni iki kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu wowe waburamo akanya yanyu akura inshingano z'umugabo mu rugo oya amasengesho meza kugira inshingano mu rugo ngabo umugabo n'ibwirizabutumwa nirituma n'abandi baruhuka imitima ihera ku rugo rwose n'utari buriya mugenzi wacu umuvandimwe pasiteri dusangiye umurimo ntabwo muki wawe yajya kuvuga ko hirima nk'intumbi hari irindi ari burenzeho urabyumva gerageza ubyuke akaryana mu muhanda akaryana no mu ihurusha ntashobora gukora mu mitana ngo ahige imisambi yige ntuhari aho ngaho gusa ngo nzasenga ati kora mu mitana wibwira abatanazi imisambi hige abagabo bivuge none so uragenda gutyo gusa ubwami bw'Imana umugisha n'uwiteka mu rugo n'uwawe kandi none se ruhuka ibyo muvuze ndabyemeye ariko iki giterane mwa bantu tugiteguye cyane ngiye kubwira amadederi wivunika amadederi wadufashije ko turamurikura kare sibyo tukajya mu giterane ikibazo turacyumvise turamurikura kare sibyo kandi ntabwo bizasubira kandi we ni amashaka kumugira ubonye hano iyo mirimo bari kukubwira hano ari imirimo ivunanye kandi ikenerwa buri munsi hajya usanga mu gitondo ugomba kuvoma na nimugoroba ukavoma bitewe n'aho mwuhira sibyo se cyangwa imyenda bamese urumva wabibwira abantu bakuru bo mu itorero na bishop akabimenya imirimo tukayigabana ukajya ukora mike ukajya uza nk'umwinginzi sibyo ariko n'umufasha ukamuha
umwanya. reka tugende yakire uwo mupasiteri waje kuko niyo babishinze banabimubwiye ahubwo twebwe abantu tungana gutya ntitwakubeshye nitugera mu gihe cyo gutura ijambo ry'Imana niba risa naho rihumurije tuhite tumukohereza saa 8 arasiga yivuze rwose kuri yose nivuze ko ariko nacutsa se madede ko ariyo kodinete w'iki giterane wadufashije koko ibintu byose niwe bireba nabahakanye yaciye rwose igihe kinini arasiga yivuze nese papa sava ko mbona wirebera hirya ubura kureba hano ngo dushaka umuti w'iki kibazo. njyewe nabibabwiye ariko arava hano yivuze ntabwo uri buve hano nabikubwiye ntabwo uri buve hano gutyo arava hano ari uko yivuze atarivuga ntasohoka muri uru rugo ntabwo papa sava hindukira dushaka igisubizo ko mbona ureba hirya. ese ibyo byivugo niko seruga ubwo se urivuga nk'imikarago ingahe ngo tugutegereze arenze imikarago 50 ngo 50 ingahe 50 imikarago 800 yakorera nawe harimo amananiza pe bose ubwo itorero ryaba ritatashye ritasohotse ryagiye ndetse nava hano nkabona umwanya wo kuvuga mu giterane ushaka nzabwe imbere y'abakore bose dukora iki none mutubwize ukuri dukora iki papa sava nimugende ibindi muharire mwuka wera tugusige none ubu si inshingano zirakora ntabwo ziri butinde ndamuzi turamenyeranye turaziranye aho bipfira n'injye uhazi naho bikemukira ndahazi nzi iyo ndi buririmba akanezerwa nimwigendere ndaje tugende oya tugende ariko ntabyo guseka ubwo nimuhanike ariko ntutinde mu kanya tukubone oya ndaje telefone uyishyire hafi nyamuneka ndi bukuvugishe mwohereze umushoferi antware mugenda n'ubundi mwamwihuruje ubundi mwamwijije mutanakomanze mutatse na karibu ubundi mwamujya hehe ko mwamuza ahangaha muza kuvundira abantu mbabarira tugende yewe ndaseka nyuma ese ubu ndasekeshwa n'iki tugende yewe ntabwo tugenda utaraseka sha tugende mwana reka